Tubashimire abantu mudahwema kubona natwe uko bukeye n'uko bwije. Ni mwanya n'ubundi tujya tukaganira ibintu bimwe na bimwe mu biba bihari byagaragaye byasohotse. Hano rero ni umwanya tugiye kubaha ibyagiye bigaragara nk'impinduka zagiye ziboneka muri iki gihe, aho dufite impinduka muri ADPR cyangwa se itangazo. Kenshi nkunda kubabwira ngo ni ujya ubona dutangiye kukubwira ujye umenya ko tugiye gutanga icyo bita itangazo cyangwa se ibihari, ariko tukanabifatira umwanya wo gusenga ndetse tukanabyereka Imana, tukanabibabwira ngo umenye ko abantu bakwiye kwitwara ku byagiye bigaragara. Aha rero turaza kuvuga ku bintu bimwe na bimwe ariko tudatinze cyane, ahubwo tugerageje kwihutisha igihe cyacu. Ahangaha ngira ngo ni inama yatumiwe uyu munsi mu masaha ya saa yine, numva ari saa yine hanini ku itangazo rivuga. Iyi nama rero igamije iki? Iyi nama igamije, reka tuvuge ku bintu nka bitatu, kuko abashumba, ubwoba ni bwinshi mu bashumba, abapasitoro, abarimu batumiwe mu nama ishobora gusezeramo benshi. Ibi rero niho tugiye kuvugaho gatoya. Icya mbere, mu by'ukuri ADPR ifite abakozi batujuje ibisabwa na RGB bikwiriye kwitabwaho, ariko bamwe babona igihangayikishije kurutaho ari ukubona itorero ryari rifite amatorero 3,300, ariko ubu hafunguwe 974. Izigera mu 2,200 zirafunze, ndavuga insengero cyangwa se amatorero agera mu 2,200 arafunze, ariko ari nacyo giteye impungenge cyane, ari nacyo giteye impungenge kurutaho, ariko ntiharagaragara cyangwa se ngo havugwe cyane inama n'imwe ihamagaza abo ngabo baza kubyigaho, kuko akenshi iyo bahamagaje abashumba baba babahamagariye kuganira ku bitameze neza cyangwa se ibijyanye n'ayo mashuri, ariko bakavuga ngo ntibarumva. Abo ni abakristo bamwe bavuga ati ntiturumva na rimwe itorero rihamagaza abakozi ngo higwe binoze uko aya matorero azafungurwa, kuko niryo humure abakristo bahora bategereje. Tubibutse ko hasabwa ibintu 43 kuri checklist kugira ngo urusengero rufungurwe, harimo 7 by'ingenzi. Abapasitoro, abarimu, abakristo bati cyo ni cya kabiri. Izi nama yaba zatumizwaga zari zo gusaba buri muyobozi kuza mu nama ngo abazwe aho ibisabwa bigeze. Bati byaduha icyizere nk'abakristo ko tuzasubira mu matorero yacu kongera guterana, kuko ubu dufite impungenge nyinshi zivanze n'uburyo duteranamo aho bishoboka, kuko hari n'aho bidashoboka, ariko tubona abayobozi batabyitayeho, ahubwo bashyize imbere guhagarika abatuyobora mu matorero. Ibyo ni ibyagiye bivugwa n'abakristo. Icya gatatu bati buri munsi tuba twiteze impinduka kandi zitugwa nabi mu cyimbo cy'ibyiza. Rero izi mpamvu eshatu nizongera ngo abapasiteri hari baba banagizeho impungenge, abenshi muri bo bakanaza no kubigaragariza abakristo, kubera ko n'ubundi bakorana nabo umunsi ku munsi. Hano rero izi mpinduka, reka tuvuge iyi nama ihamagajwe kuri uyu munsi saa yine, irakorerwa online cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga, irayoborwa n'umushumba mukuru w'itorero ADPR Ndayizeye cyangwa se Reverend Dr Ndayizeye Isaie. Uyu mushumba niwe uri buyobore iyi nama. Hanyuma tudatinze cyane kugira ngo tutaza no kujya umwanya, benshi bagize impungenge, bagira umutima uhagaze, bibaza ikiri bukurikireho, batese noneho biragenda bite,
ko tubona baduhamagaye. Ikindi nuko iri tangazo hari aho rigera rikavuga ko mu bizigwaho hazaba harimo no kureba ku bintu bituzuye cyangwa se abatujuje ibisabwa. Aho rero niho za mpinduka twababwiye z'abantu bakwiye gusezererwa, ariko tuvuga ngo nubwo basezererwa bakwiye gusezererwa mu buryo butaba hungabanya, kuko kuba umuntu atujuje ibisabwa si icyaha. Ubundi icyaha nicyo cyari gikwiye kuba gituma umuntu agira ihungabana cyangwa se ibimunyeganyeza muri sosiyete, cyane cyane iyo gusenga. Ariko abakristo n'abashumba, abapasiteri, abarimu, abayobozi b'amatorero bakavuga bati twebwe dufite impungenge z'uko turi bugire ibibazo cyangwa se bakadukorera ibitandukanye. Mu minsi yashize twagiye tubona babaha amakonji, ubundi bakabasubika amasezerano, ubundi bakabaha konji y'iminsi 8 bose muri rusange, nta niyo basabye. Ubundi tukabona bashyizeho aba volunteers, ubundi bakabakuramo. Ariko icyari kigenderewe ibyo byose kwari kugira ngo bige uburyo ki babasezerera noneho hatabayemo kubarega, kuko dufite kese z'abantu benshi basezerewe mu gihe cyatambutse, babanjije basaga 1700 basezerewe bayoboka inkiko bigora itorero ADPR. Aha rero nicyo cyabaye impamvu n'intandaro yo kuba iki cyiciro cy'aba bantu benda gusezererwa hagenda hazamo ubwo buryo bwo kugenda bakora izo akorobasi z'uburyo butandukanye, kugira ngo hatazagira noneho imanza z'umurengera zivuka nk'izavutse ubwashize. Abakristo ndetse n'abayobozi bakavuga bati nibyo harimo abashumba badushumbye koko badafite ayo mashuri, badafite iyo nivo ikenewe cyangwa se isabwa n'urwego rw'igihugu RGB, batariko kandi abo bantu ni abacu ndetse twemera ko bakora umurimo nk'uko bikwiriye. Ndagira ngo rero aho tudatinze ngo twibande muri byinshi, bati ahubwo niki gituma bashobora kubasezerera nk'aho bakoze nabi bigatuma abantu bagenda bameze nk'abacitsemo igikuba, kandi hari uburyo basezererwa mu bwiza ndetse bagakomeza bakifashishwa. Kuko RGB nubwo yasabye ko umuyobozi w'itorero urihagararira akwiriye kuba afite nivo runaka, ariko ntabwo bigeze bavuga ko umuyobozi wari usanzwe ayobora ashyirwa ku ruhande nk'udafite agaciro. Ashobora kuba umujyanama mu buryo bw'imiyoborere n'ubundi, kubera ko n'ubundi abasanzwe afite icyo bita experience cyangwa se ubu nararibonye. Aha rero abakristo bati twibaza impamvu itorero rituma abantu bahora muri ako kajagari. Nyuma ari nacyo twiteze mu kanya tuza kubabwira ibyavuyemo, nuko bavuze bati duhora tuzi neza ko haraza impinduka kandi zikaza ari izigwa nabi imitima yacu. Ni ijambo rimwe rivuga ngo ese nta buryo byakorwamo ko n'ahandi bikorwa mu yandi matorero, ko ibiri gusabwa mu itorero ADPR n'ayandi matorero bisabwayo ngo bikorwa ariko hatabayeho ibihungabanya imitima y'abizera. Abizera ntibakwiriye guhabwa uburyo butuma batekana. Turagira ngo rero dufate umwanya wo gusengera abashumba deja ubu bari muri iyo nama, ndetse twitege ikiri buvemo, ariko dufite umwanya wo kubasengera ngo imitima yabo ituze. Mana y'ubuntu kandi Mana y'imbaraga, tugushimiye yuko ari wowe wahamagaye itorero ADPR, kandi niwe wahamagaye aba bakozi bose. Ni itorero rigari ryabyaye benshi. Turasenze ngo iki kibazo kigenda kigaragara kigaruka ugira uko kigenza, kandi uhe abayobozi baryo uburyo bakemuramo ibi bibazo, uburyo birangira. Twifuza ko itorero ritekana rikagira umurongo mwiza uguturukaho Kristo. Dusabye impinduka zawe ngo zigaragare, Mwuka w'Imana aganze impande zose. Urakoze kumva gusenga, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Reka tukubwire wowe uri kumwe natwe ngo ukore subscribe, like, share na comment, hanyuma turaza kubabwira ikivamo mu kanya. Imana ibaho umugisha mwebwe mwabanye natwe mwese, turabakunda. Tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka n'ubundi kuri ya YouTube channel yanyu Mos TV, n'ubundi ni yanyu. Reka tubabwire ngo turi kumwe ubutaha. Ciao ciao.